na usoje ndi fresh ahubwo nkubiswe muri uyu wakino aza nkubise yangume bitagaswete bitagaswete reza yabereka bakagenda bese bari yamukowe wagira ngo ninjye mwigisha iyi ni ingumi yitwa gute yitwa gaswete noneho nitwa soki iyo mumenye bayita ntuzabyibagira nuko nundi munsi sha iyo mbavuye avuga ngumva nundi munsi ntuzongeye no guhumeka iyo mumenyo iyo bayita ntuzongere guseka we iyo bayita habe wakina kwakuna twese turi abacuruzi wakina kuna ndi yakomaze imyaka myinshi nta muntu unkoreza ni none gubundi wayitwara nani garakanye byare nyite mu mago nabire none waramurongo ngo ndi wanamurongora urumvira ngo ndi wanje gasohoka gubiki nzajya mubiterwa wanje hamwe no wejya wirongora gusa nuzishyure n'inzu no kurya nshaka ibyo byiza ninjye mbyihaye kimukoboye nimwirukana n'uzandongora ko ngaheze bazumve ngo nashatse undi muntu kandi narifite avuga reka ajya nkubita nceceke hari ababishyushye wakintu yazaga ngo bebe sheri wamaye umunwa ngasoma wakintu hari abamuhana umunwa n'indimi byose bigendera hamwe gambere yaranje arankubita avuga se mukoboye arasaze bigenze biti ndashota umugero umwe ndatuza arongera ngo bitindi ngumi ndi munzu bangoye muri supanete ndagaramye nabirekera nzovu agenda iburage agenda bibwira abantu bagasuka mama papa no mubekere bura bamukubita hari byo yazanye se nk'igitanda amasafuriya intebe yashare barabaza gusa ati ngene nje kurongora umuntu na bindi n'ikintu niya bifite niya bigurisha sinze barabakoboye ubu ngubu waje akakubwira ngo sheri mbabarira akahita gukubita amabizo nk'ijana ntago mwahita musubira utamenya ahita amahasi none se bizagenda gute nyuma ya biriya byose wakubiswe umugabo ari wawe bizarangira gute cyane haramwizani nanamutereta cyane Big Town TV twonje twabonanye twonje twahuye kuri Big Town TV Big Towners mumeze gute ndacheka ko mumeze fresh kabisa I go by the name back tingini Big Town TV cyo mugomba gukora no gukanda subscribe kuri Big Town TV maze mukatubaza what is going on stories on nyinshi cyane zirimo gutrendinga buri munsi uyu munsi nafashe akanya keza kabisa akanya ka fresh kabisa kugira ngo nze guhura na rya niga ryanjye ya wa muniga wanje na wundi nari mukumbuye byatari ariko ejo bundi nahise numva ngo yakubiswe byatari umugabo ariko umugabo wafata time mugakubita umugore utanamubabariye ukamukubita ingumi pu ye baba we umugore nawe umunwa ngo maraso ngo we amarira ngo yala na wundi ni mama wa Pampe bimeze gute ji wanje ngiye gakoraje bari bagiye kunkora mva cyane nje mama wa Papa nyine ko mwaranyanse mwana nari ngukumbuye ngiye byatari noneho nisibagiti bundi watanga bitabura bari kuzambona nari kukubona nari wageze ibyago ugeze amahirwe cyangwa ibyago sinapfa uri yo pari kuzajya kuki nari kuza rwose ariko nta nubwo nakwifuriza urupfu shantara rukwebye ariko nari ndi hafi yaro narukwebye gato ariko byari byabaye danje umwaka wose woce gute wa wundi twarangiye na 2022 shana na usoje ndi fresh ahubwo nkubiswe muri uyu wakino uyu ngore bari kugubitira hareba inzoga uyu ngore rwose ndeba uko bankubise muri uko kwa kabiri no mu kwa mbere narakubiswe no mu kwa mbere umuganda uzaba nakubiswe ariko wa gatanu kubasigaye bankubita kwa gatanu bagiye nzapfa bwaye niba bati mugira bava mu kingura sa utatarata baraza kuzanshingura umunsi bashyinguye ora Yesu yamara gupfa bamara kumwica kumukura ku musaraba ati mu manure vava sa batigiye gutangira kandi hari abakirisitu bakira noneho nayo nkubitswe kwa gatanu abagira ngo isabato itangire byabaye ishani hatari kwe wa wundi urangiye byo byari bimeze gute gahunda z'akazi ubuzima gahunda z'akazi ari sawa ari fresh kandi nabanje no gusoza gufana banje bafana banje rwose ndimo ndorerwa gacya murabona ko kinwa nubwo kimeze nk'ishoka ariko
ndikugera nyibumbabumba gake ndikorerwa gake ariko narakubiswe bikaze bankubise yangume bitagaswere arengo bitagaswere bakubitana ku buryo uzahora uyibaza yano mujisho urabona ko ijisho rye nyine ryatukuye babonye amafoto ukuntu harimo amarira n'amaraso menshi cyane irenga ube bayitagaswere niyo nakubise ndavuga nishana noneho ndebe iyo bari gukubita ugasinzira iriya yitwa gaswere yazibereka bakagenda beza bariya mukobe wagira ngo ninjye mwigisha yarazingubisa ndavuga numva ingumi zinuka ndabigenza okay none reka dutangirira ngaho ntago turi bujye kure iyo story uyu mugabo wawe wagukubise cyane wankubise n'umugabo wawe mubana mu rugo tubana n'umuswezi wansanze yararebye niba yarebye nari ngenye navuga turiya muntu wajya nanjye musayidira nkagira ngo azasayidira yiwe n'igitego mwahuriye he aho iwacu nyine mu duce z'ahantu twacuruzaga mu isoko twese koboye nkajya mbona nkabona n'umwana mwiza yavamo umuswezi mwiza nawe yaramaze kubihaga akajya aragutereta reka tutangiye kumbwira ukuntu mwateretanye kwanza ukuntu mwatangiye gukundana twakundanye twese turi abacuruzi ba kintu mbona ari umusore nyine ko nayo ndiyo kumaze imyaka myinshi nta muntu unkorezaho ni none ubundi wayitwara none garakanye byaranyite mu mago ntabireze nabonaga nta murongo afite ndawumuha wita witereta namuterese nyine nawe arantereta wa kintu urumva kubita mu mago hakiwe nari kunkora none waje mu rugo iwe cyangwa yaje mu rugo iwawe yaje iwawe wese njya kumara iki ese ushaka umuntu uzambwira ngo naje iwe reka bazajya bazi iwanjye nanjye none waramurongoye ngo ngiye ngo ndi iwanjye ntamurongorase urambwira ngo ngiye ngo ndi iwanjye ngasohoka gubiki nzajya mubitirwa iwanjye nta mugabo nzajya kubiwe reka uratereta iniga uyitikurura mu rugo iniga ndayikuranireka mu mago ntabwo niwe jya wirongora gusa ntuzishyure n'inzu no kurya iyo nshaka ibiryo byiza n'ijye mbyihahira wumva wituza ujya urongora umuntu ntabirenze shaka ko wayirarira ibintu arimo kungezaho mwana mwabanye igihe kingana gute imyaka ingahe nk'imyaka nk'itandatu muri kumwe mu rugo turi kumwe ariko nkubita za gaswere z'ubugoryi za hatari mane nyinshi cyane nkazengana nkajyana mvase uyu mukoboyi nimwirukana ntuzandongora ko ngaheze bazumve ngo nashatse undi muntu kandi narifite avuga reka ajya nkubita nceceke ariko niyo naramusitari ese ku itangiriro byatangiye gute icyo gihe urukundo rwari rwose ntabwo yagukubitaga mu minsi ya mbere akubita umuntu uri gutereta wowe reka hari ababishyushye wa kintu yazaga ngo bebe sheri mwamaye umunwa ngasoma wa kintu hari abamuhana umunwa n'indimi byose bigendera hamwe bisohokera kiperi harishya kuba uri mu rukundo rwatanje noneho sasa yatangiye kugukubita ryari bwa mbere yagukubita muri iyo myaka itandatu mubana yahereye hari muri ine ariko muri we niba ari madayimoni afite niba ari ikintu ariko n'ubusanga bwagira amahane ariko njye tubanaga ari umwana mwiza ariko maniga babanaga ahangaha tubura ntabwo uzi ikintu utwaye buriya ese ko ndiho ngo wumva ni saa mwana cyangwa ni igiki ati rero niga twarakoranaga mu mujyi ati karwana ko ati twarazunguzanyaga mu mujyi ducuruza inkweto ati kuza kudufata ati yarwanaga n'abayobozi umunsi wose kugira ngo bajyane murabeshya umuntu bayubitse amaso kuri mwabiri ntago ajya arwana ati uretse se uzabibona abazunguzayi n'ibyo bakubwiraga bari bakoranaga nyine bacuruza mu mujyi ati uriya mukobwa yarakubitaga reka umuntu witonda kuriya nani nanjye kwibona ni umujeni se cyangwa arakuze isugu umuntu arongora akiri umujeni reka ko siyo myaka yose wagumuka umujeni wakintu ugenda ukura nyine noneho nyuma bitangiye guhinduka buhoro buhoro bigenda biza gake gake bwa mbere yarabanje arankubita ndavuga se mukoboyi arasaze bigenze biti
ndashota umugero umwe ndatuza arongera ngo bitindi ngumi ndi mu nzu bangoye muri supanete ndagaramye nabirekera nzovu agenda iburage agenda abibwira abantu bagasuka mama papa no mubekere buriya bamukubita ngavuga sishaka umuntu uzamenya ko nakubise yicecekera mwana ubu nangiye kujya mbivuga ndembye ko bankubise bari kunkubita za gaswere none sasa umuntu waje wawe hari ibyo yazanye se nk'igitanda amasafuriya intebe yashare barabazana imboro gusa nta kintu bazana mwana yabizanira imboro zonyine nta kintu ugeze azana mu rugo reka yabazana iki asanga ibintu byose biri mu rugo reka buryo ugiye kubana n'umuntu w'umumere nkatwe aba ibintu byose n'ubundi ubifite mu rugo uburyama ubuteka uba ufite radiyo ucuranga uba ufite telefone yazana iki na televiziyo kureba byose mu rugo ari ariko nta televiziyo ngira singiye kwihana sinjya nirara urabizi kabisa ntabwo ujya ubeshya rwose ariko ibindi byose yabisanga mu rugo bariya basanga bihariwe hakiri ati ngewe ninje kurongora umuntu nta bindi n'iki niyo bifite niyo babigurisha sinzi bariya bakoboye izina ry'Imana yaje afite isume yonyine yabonye niyo nabonye ajya kuza imyenda se yo guhindura nyuma najyaga mugurira nari mfite uduceri wakintu ntabwo wajya kurongora umuntu adafite agakofi adafite amafa iyo ufite amafa urya iminiga iza yiruka bari vuba vuba atangira guhinduka nyuma ndavuga mwana koboye inkoko nziza fata inkoko urye wakintu banza agaryohora kamwe ababoyi batarya agasenda baboyi akaba ariko mweranga mu akakifata irangi n'umukobwa yaze kunkubitira neza naye mbone n'umugabo aragenda arateta ku buryo umuntu wese avuga ati uriya mugabo buriya beta muha ibiki ko yaratomboye ku kabari tukajyana ahantu hose n'iwacu nuko babigeza nako sha ubundi wazambwiye iwanyu wowe sha muri iyo myaka mwarabyaranye ntabwo nabyara mu mujyi wa Kigali kubera iki sibu nabatungishije nta kintu nabona mbamwana warakize narakize ikize nyine ubuzima buri kugenda buhinduka ntabwo ari nka kera buhinduka se ubu iyo batankubita bari kunkura reba imyaka ishize utarigeze umpamagara wakira umpamagara uko gute se cyangwa mama papa ntikizima cyangwa ko cyarapfuye iyo abantu bari kuvuga ngo se mama papa uriya yakubiswe kuriya cyangwa ni amafoto bafashe bashyira hariya ni kuriya nakubiswe ni ukuri pole sana narabimbaza n'iki n'iki ugasha kagenda karangije ariko kubera ko abantu bari kunsengera ndi kujya noroherwa urabona ko uretse n'ijisho rikibyimbye n'ahangaha n'umutwe numva undya ariko kuva kiragiye sindiyakira nuko burya uri umuntu w'umusitari ukina filime uri redi muri make ntabwo uheranwa n'agahinda cyangwa ngo wigunge uri utekereza ku wishakamo morale ku buryo umuntu aguhamagara ukavuga uti kangiye kureba umupapa wanjye duhane inkuru kabisa noneho banza nkubita gastori kwanza byatangiye gute uriya munsi ukubitwa ibi byejo bundi byo byatangiye gute azi kuriya munsi nakubiswe mvuye igikondo wari uvuye igikondo mvuye igikondo ku nganje gukora ikiganiro na Kirosi urabizi ko twagiye ku kiganiro umuntu akugura agacupa k'akanywa kitaye noneho koboyi moto yangejeje haruguru y'urugo hano mu gasantere gutya hafi yo mu rugo sanga nibagiwe urufunguzo rwo mu rugo kuba iyo muhamagaye nawe murabizi mwamwoke ugeze reba nka kuri amamagara wumvaga hari nari bunaza kuko wabonye inkoni wumvaga tira kintu cyacecuru cyarapfuye ahandi kiza urumva rero nkuko wamamagaye nigendera mu muhanda mitanza sombura no kujya kwambara ahita nza gutya nambaye no kanzu ndarana urumva none ubwo urufunguzo aramamagaye ati se uri he ubwira aho ndi nyine haruguru y'urugo hafi ku kabari nyine aransanga n'umumotari wantwaye namubwiye n'ubundi ntwariye 800 n'ubundi ahantu mvuye bamaye amafaranga yo guha 800 ngo nawe nkweramo akamitsingi mwongereho ayandi atari umumeri mwiza kabisa ngwira muguramo mitsingi cyangwa nyakwishyura ati ntacyo yinguriremo nasezeye umukoboyi nawe simegeye agendeye nuko iniga rero ibiraje yaje yakanzoga igusanze mu kabari asanze kuri kakabari hafi yo mu rugo yicare gutya ku muryango kubera akabasoka niba ari ngiye yinyweraga
ariko ako kanya yarameze neza nta kibazo yaje yasize mwana ariko ubona nta kibazo dufitanye none wenda wowe urufunguzo rwibagiwe he narwibagiye mu rugo we ararubika nyine noneho ubwo mvuye ngo ku kabari ndataha giye gukingura nibuka ko nta rufunguzo ufite subira kuri umwaka imwana nigamana wahise umusiga mu kabari wowe uritahira mu rugo ngezeyo ngiye gukingura mbura urufunguzo so none se jino hama agafunguzo mwiryamye bagacupa numva nako ngikeneye ko ariko ngo umuswena gabambaza ibicyura abanza amasoki ya uzigumi yari ryana kubi abana bigumiye hano urumva masoki saki bibayita soki kubitira hiza abarayima mu cyongereza iriya bayita apakati vuga apakati umuntu wari uhari w'umufundi ni wasobanura uko yitwa ngo igumi bayitwa soki mu cyongereza bayita apakati ahise ngira ikiragi noneho ngo pu igihe mita ndahiza marya gazi noneho mbwira nyirakabari ari kuri amukobeye ko mbona ambabaje nkaretse nkatera kino gitebe nkakimukubita ingumi ya mbere igihe nyibibwanyiza nyirakabari nende y'urubafu none umukobe bamundi ku mutima ariko nkurikiza byandi byanyu byo kutiteza abantu bandahubutse nisubira mu rugo kandi wari waje narumaye aza nkurikiye arakingoze kwinjira cyane bwankubisize zose izana kuje amaso ubona amenyo yanjye ari kujagira mwana ari kujagira nagafata n'ubukuba ndi gusiragira gutya nozaje kusurangurira ibinini noza wa mutipe dukorana manibo no waje ngura ibinini yaranjyanye nawe uzi ko yaguze imodoka yanjyanye imodoka ajya kungura imiti muri farumasi ati ndabizi nyaguhaye ntiwakwibuka kuyigurira jyamo ndayikugurira shabwo nuko nyine intuza ibyitwa ingumi ahantu hose bungenda zimpumura yagukubise zingahe nimba warazibaza esheshatu kuko kabari yankubise mu rugo nkubitenye suki ya mbere yari suki yahindi bita gaswere wanjye iri bakubita ukibamba kavuga uti niyo koko ari umuntu uhamya no kuvuga bikakunanira kuba ukuntu yankoreye ubugome yararangije ubwo nahise ngwa hasi nguye hasi koboye ubwo yahise yiryamira ariryamira aho mugeze mu rugo none tugeze mu rugo izo nkumi zose yazinkubise ari amafoto bara nari ndyamye hasi nabuze n'umwuka mu gitondo nibwo nabyutse gake ngira ngo njye kwihagarika narambara ko ngo amusukara kugira ngo nuko yabaye we none wahise uryama umeze kuriya nituye hasi nguma aho ngaho uguma aho ngaho uryama hasi mpaka mu gitondo niko nambaye n'inkweto uko nakagenza yambaye n'umupira uko nakagiye mwambaye n'ishakete n'inkweto byose nabikuramo byarananiye ko nta muntu wundi tubana mu rugo ndavuga ni ku mutima si umugabo mukorera iki koko n'ibyo kuza ku nkuru nta n'ibyo nari mfite nuko abantu bambaje se uraza mu kiganiro ni wapi nambaraga mfite nakubiswe singuvuga amaso yarapfuye menyo yarakutse ndavuga nabaye manyoba kuko amenyo yanjye barajegera no kurya si byabaye kuwa gatanu aho kuva icyo gihe kugeza no munsi nta nubwo ndavuga ngo ngiye so amaganga ubwo ngiye kurakana sindarya mu rugo nta nubwo aranampahira gusa umuntu umwana wamufashe ni atari sasa mu gitondo uhita ubyuka mu gitondo byuka tuzinduka ntumbaraye kuri abantu bambona byari ngasanga hapi nabyutse nyine saa 12 za mu gitondo yajyaga kubyuka agihanze akankandikira agatambuka agakingura akajya hanze barazi ko napfuye ubwo noneho uguze ifunguzo zifasha arazihisha kandi bwa kabiri nkubita ifunguzo akazitse abagira natabaza cyangwa atagira umuntu uza kundeba ahita afunga akanwa zifunguza akabika abavuga rero yarabase abayobozi barashe beti urashaka uriya magana tumufunga dukora iki aho utaragera ku bayobozi kwanza ahangaho mu gitondo umaze kubyuka noneho usanga ijisho rya umuswera barandebye ariko ngo burya ngo nuko wabaye buri ngo mwagiye ngo umwete umugeri wanteye umugeri nta nubwo twanavuganye si umugeri
wena nanone namuteye nk'umugore yagutera umugero ukakubaza umuntu w'umugabo uretse ko nanone namuteye niko yavuze ariko uri ikirara wamutera sha izina ry'Imana namuteye namutepe nuko ngo nigira mu burindi ryamera ndarimba y'amafoto wayafoto sangapi ari amafoto sinzi ukuntu atekereje n'ubundi ko ndankubiswe nkaba mpfiriye mu nzu wapfa kwifotora abantu bakazabona cyanyishe urumva nuko ndeguka gakeya naguye nyine ahantu gutya ahantu hafi y'ameza hari ikarita ndeguka ndega ndavuga ni telefone yanjye umuriro uhoramo ndavuga ni wakwifotora we napfa abantu bakazamenya cyanyishe sha mpita mfata telefone mpita niyifata ariya mafoto abantu babona nta nubwo azi ko nanayifotoye mpita ndongera telefone yankubise nyifite mu mufuka nyigumanamo nta muntu wigeze ampamagara noneho nahise nyizimya nyine ko hatagira umuntu uza kumpamagara nanjye namaze kumenya ubwenge iyi telefone ntabwo yayinguriye kuba inoze icupa mbitse ikanaye nifata bitafata ari amafoto nijoro ubonye ko ari igice cyo hasi gutya ndyamye sinzi ko ari agatima nagakuye mwana n'uwite kakanyoherereje mpita mfata ari amafoto ntabura cyane ndavuga ese uyu mugabo ko yanzengereje agiye nkubise maze kudodesha igitenge cyanjye iribaya ahita yifata gutya yitaburamo kabiri nyambaye ngiye kubayo ariko ni mu nzu ankubitira mu nzu ntabwo gukubitira mu kabari cyangwa ahandi keretse ubwo nibwo yankubitiye ku muhanda urumva tugeze no mu rugo aranyongeza ngati curura gaswe yamaye umusumwe ndanacurura kubaye rero ubwo mu gitondo avuga ariko ubu wajya mu bayobozi sha ariko niyo ngose tugiye kwa mudugudu mbaye ndicaye yaraje utaravugana mu rugo nyine mubazi kubera icyo wankubise yabyutse aguruka yarabyutse aguruka cyane ese yigendera abandi kumbwira ati tora tuzi ukabe abandi kumbwira ati waje ukajya no kwa muganga reka kumva icyo gihe twavuganye no munsi kandi hashize icyumweru ambwira ngo ndumva nshaka iki agarise shaka abana nawe ibyo wasweye birahagije nzagumana ibyo n'ubu nta kindi kintu twafanaga nta kindi kintu twahuragaho n'ibyo ngibyo none wabineyemo ngo basi ngo reka nshake amafaranga agende uzashaka yesi igihe twabaniye ko nigeze mbona wishyura n'aha uzayashaka uzambara uzongere kumfungira nawe ubwo ndaje ngo ufungirane sha tujye mu bayobozi ngiye mu bayobozi Koboyi araza baramuhamagaje we nagiye kumureba narabye nomero ze ndazibura amagabo umwongereje se yafata telefone njya kumura mu rugo umuyobozi kizo ngo none se nyine bazaye ko byagenze niki nabwo n'ubusubwa karinje kukuregera uriya mukoboyi nubwa kabe bwa mbere ntiwaje none ubu nutasa nawe ndakoreka gaswe n'ubu nanabivuye n'ubu niwe ngiye kuzareka urumva ati none rero ati bwo nimugoroba ndasa nimugoroba bigeze nka saa moya abaraje n'abandi nyine na timu bakorana noneho basanga nagiye kugura umuti uriya wica imibu nyine ari amazi kamwe tuba duhuriye mu nzu ngo none se ngo twaje nayo niga barayizanye basanze aryamye bacereranye ibyo bavuganye simbizi wenda yaravuze ati buriya ati baji yarananiye n'ikirara n'igiki sinzi icyo bavuganye barara turicaye handi byabereye niho twahuriye ko ni haruguru y'urugo batera intebe turicara nk'uko Koboyi akagenda usha amajwi kandi usa amagambo baretse no Koboyi uragira tumukorere ikisebeti njyewe byo kumufunga yafungwa atafungwa sinyeneye kubana nawe wewe nicyo nuko kose babwiye ngo none se ukuntu abayobozi bambwe ngo none se nk'umuragira ngo tubatangiye twahuye murakungu turakuze nk'umurebe ukuntu mwitandukanye abaswera nuko bahise ngo nimurebe ukuntu mwitandukanye nawe aravuga nawe bamukoze no ku murenge ararayo muri mabusi umunsi umwe wena nasanga nimutse nabirenze
n'ubu turacyadiriringa se mwana ntakora iki wakira abayobozi noneho nta kintu nuko babikemuye mwana ngo mugende mujye kubirangiza mugende ngo mubirangize kuko mwese mukuzi ngo umuntu yitandukanye ariko ubundi umuntu iyo yakubise umuntu hari amategeko ahana shange nuko bamaniye nyine mugende mujye kubirangiza ngo mugende ngo mubyige gukora mwahuye nyine murebe nuko mwitandukanye ndabara ntacyo bandi mwegerane ngo nanjye nzifatira umwanzuro kugeza n'ubu narawubuze okay iryo joro nyine noneho umaze kugaruka umunsi ukurikiyeho mu rugo byagenze gute uvuye mu bayobozi noneho byagenze gute musubiye mu rugo dusubiye mu rugo se mvuye mu bayobozi naragenda aryama ndaceceka araza nawe araza araryamfasha nawe mu gitanda kimwe nasa tugira bibiri kimwe ariko buri wese yafashe yashuka ndiki na n'ubu n'imbere ndagasa arabwo iki gisikana nacyo kuranyica abantu bose baragatira umukobwa yazana kwica oranawise nabwo rero kanajye nigura kajya gashuka najye uryama mukawe tukiyorosa nk'abasiribateri na n'ubu umwe hirya undi kureba kunzu cyane buri wese agira hareba kariya bakita muzungu wayine ni muzungu wayine agakubita nibura kamukubita ibura n'akagukubitira cyangwa igikokora nuko gahunda zimeze mwana zo kugeza uyu munsi ni kamuzungu wayine bikaze ubwo noneho ndumva ndi kurushaho kuraka kuko iyo ndebye ari amafoto iyo nagira telefone we namba narabyibagiwe ariko iyo ndebye ari amafoto ukuntu byambaye n'ububabare mfite n'amenyo yanjye kurya simaje kuruma ikintu numva nari kumubabarira none imbabazi yanasabye ibikomere yagusigiye ni ibihe njyewe se cyane ubu ntabwo ndi sere mu mutwe ku ifoto nabonye ijisho ku jisho se urabona ku jisho n'uburira cyatukura yankubise hano ku jisho abona gutya ni umukara iyo ari ingumi iyi ni ingumi yitwa gute yitwa gaswere noneho ino yitwa soki iyo mu menyo ye bayita ntuzabyibagire nuko n'undi munsi ca iyo mu mbavu iyo mu menyo iyo mu rubavu yo yayinkubite mu muhanda kandi ubundi urubavu n'ubundi yari yararuniyemo umugeri arambwira ati tujyana kwa muganga nanahumeka narazanyemo umusoro ntuvuge ko ari nyiragukubise nuko ngwese kubwira uvuga ko waguye cyangwa wanutse ku gitanda ukitura hasi niko nagenda navuga ko kwa muganga mwarajyanye kwa muganga wo mwarajyanye yego yabwiye nyinzu ugenda ubwire ngo nyinzu ngo mujyane mani ngo ngiye ngo nahantu njye se ndabwira nyinzu mbwira ngo nzagira kumuha ibiceri byanjye ngende no kumubwira ngo njyane kwa muganga n'umwana we tujyane tugende ariko ntuvuge ko ari njye ndakwiyamye nuneza abantu kuko niko nabigenje nari idage mwana kandi n'ubu ndi se rwose ndiyo shaka oya ntabwo ari idage ba turagenda tugezeyo muganga ati se mwana bimeze biti hayi ikecuru we wabaye iki naguye hano nyine kugishyitsa ukuntu naguye kugishyitsa ukuntu niyo mpamvu umusonga nyine ntabwo nabasha guhumeka bame binini bati muganga yarabyemeye se yarabyemeye eswa namwebwe ijisho icyo gihe nyine bunagiye univuje muri perifu ngo icyo gihe n'urubavu rw'umugeri noneho kwa muganga wanivuzaga biranga bamataransiferi yo ku muhima yo kujya guca mu cyuho nigeze njyayo se n'ubu ntabwo wamuhobera cyane umuntu agahobera nkagoroka ahubwo noneho rugiye kuvungukamo nahita ruhanukamo rugwe hasi urumva shanga nuko byangendekeye mwana bararembye bafana banjye bambwira se mama papa ibyo bavuga nibyo nukuri nibyo mwana nibatabona wenda ndikorerwa gutya ariko nzakira imbabazi noneho ntabwo yaje mu rugo arakubwira ngo sasa sheri wanjye wambabariye noneho ntazo arasaba kugeza none mwanya no muntu byuka akagenda nanjye nkigumira mu rugo nkiryamira ngo yabyutse mu gitondo akubaza ibyifuzo byawe mu gitondo yabyutse ariko ubundi kubona utavugisha ariko ubwo maze iminsi iyo bimaze kubonera namutanze nko mu rugo mpita afungura urufunguzo nanjye nkaruryama hejuru akaranze bugake ahubwo nawe mva umuyaga sha niyo banza ufata umuyaga wumva ukuntu ububabare bumera none n'ejo naramukingiranye hanze
ariko ngo ugiye kumindura amayibobo ngo uminduye amayibobo ntabwo ko ngo uhinduye amayibobo njye waraminduye ikimugazi n'ububabo ntabwo bukira ni njye waminduye ikimugazi nakize n'ubu imbobo buzakira gaswe nako nakibwiye urumva sha ubwo rero mama wa papa bafana banjye nuko mpagaze muzansuri ngo nizimereye nabi zikugera zinukaho imigenda ese bagati ku kibundi kankuregera abafana wigeze umpamagara ntuze kubikura ntabwo nabikuraho rwose ntabwo nabikuraho nabicamo kabiri nzabyireba naba nzakoreka nk'abari nta kibazo rwose wigeze reba igihe twakoraniye abe kumpamagara abe kumbwira se ko wakundaga agacupa uracyakanywa buriya nta mpamvu ugomba gutanga mbere y'abafana we ni amakuru uzi njye ntabwo nari ndi mu Rwanda ubwo sabye imbabazi maze igihe kinini nari ndi hanze naje cyo bundi niyo mpamvu wabyibushye cyane ukabyibuha amatama n'amaguru n'asuna byose bana byose ntabwo reka tukubabarire njye numvise amakuru mpita mvuga ngo reka nguhamagare vuba vuba nyine none se bizagenda gute nyuma ya biriya byose wakubiswe umugabo ari wawe bizanangira gute ngiye nimbona nk'amafaranga nzibuka ashaka inzu umusige bitenguruka cyane nk'uko nkavanga nkagenda nta n'ikintu nzatwara imyenda nambara yonyine ibindi umusigire kandi yarabisanze katazavuga ngo dore ngo umugore ngo ubu niyo bimaze mu nzu ngo ibiki n'ibiki bya bintu uzi ko abagore b'iki ngo bagenda burira imatora ibitanda intebe gasaba byose bikorera njyewe nzajyana imyenda yanjye njyenyine kubera iki njye nishanza njya muri resitora nawe njyamo kubera iki wowe uzatwara imyenda yawe kandi yagusanze mu rugo rwawe ufite ibindi byose oya sica ko umuntu uzagenda avuga ngo nasahuye urugo urabizi ko bavuga ngo akaza ngo nimuze ngo muri ino nzu gukwiye ni mesi ngo nta kintu kirimo ngo wamuswera ngo byose yayiruka ngo wamuswera ngo yanyimuye mani kandi nta kintu we afite ariko umutipare ngo yanyimuye ngo nimuze murebe kiza no kujya mara nkanjye ndi umusitari kujya mara azagenda avuga ngo namwimuye ariko uramukunda ntabwo wakunda umuntu ukukora gutya uramukunda abantu ntawe ngikunda namukundaga ariko sinyimukunda kubera iki utamukunda ko yambabaje ariko uramukunda nyine arakubabaza ariko ukamubabarira ndakwiyama noneho mfata ko giye sinyimukunda ntabwo umukunda ubu ngubu waje akakubwira ngo sheri mbabarira akahita gukubita amabizo nk'ijana ntabwo mwahita musubira amenyo ahita agwa hasi abanya ari kuregarega ahita ahubuka akagwa hasi ntabwo namwemerera ntabwo wamwemerera urukundo rwararangiye numva ntarwo mfite ayayayayay kandi nawe mugari sizajya guca n'inyuma ariko mugiye kuzambikwa nuko riatari none se si so gahunda ufite ubu ngubu ni ukwimuka nimbona amafaranga nzimuka kuko we ntago yagenda undi uzamukura he undi nzatora wo gusa ntago wamamagaye ntago wamamagaye nzafata wowe ariko uzamukumbura sha nugenda uzamukumbura nzamukumbura saba papa bose mfite koko uzamburamo tuganira nta numwe deni ubundi manda bahamagara wakintu natangiye kuba randevu baba batangiye kumva hakiri kare okay abayobozi bo mu mudugudu nta kintu bigeze bagufasha nta kintu bamfashije ariko kubera icyo utagiye kuri polisi cyangwa kuri RIB nibyo narinzi ibyo ntabwo nari mbizi niba ko ariko se wajya kuri RIB ukankubaza utanyuze ku muturage wawe burya umuturanyi arahenda kandi bakubase mu mudugudu wawe barabizi muri karitsiye barabizi gusa ugiye hano uvuze batabizi bavuga ko wagiye ute bavuga ko wapinze abagushinzwe bandi yego ntabwo wabikora wakintu ese ntabwo wamubabarira imbabazi ukamuha imbabazi ukamubwira niwo zimusabira ndimo kubaza tu arizo yansabye se wakinwe nyine ukamubabarira we ku mutima wawe none nabyo nkoze sha cyangwa ukagenda ukamusaba imbabazi nabyo nkoze sha wamusabye imbabazi musaba ari njyewe se ari we ngo sheri reka byo kurwana tubivemo mbabarira ntabwo yabishobora ngo gatima mbona ntako afite ntakamurimo shaka kuba afite umuntu wamuguriye umutima akawitwara akamusika ari wenyine mbona ntawe afite nta kuntu
wagera mu rugo uyu munsi kuntuki ukuntu mwagera mu rugo uyu munsi ukamubwira ngo sheri icara hariya tuvugane ariko ashobora kuba yakuntumyeho mwana oya nje ndimo kubaza yakuntumyeho ngo uzimusabire wa kintu ntabwo ari imbabazi ukamubwira ngo icara hariya tuvugane ubu ngubu nta nzoga ntaki kubera icyo wankubise nabyo wese ko atabimbwira nyine wowe ukamubaza kubera icyo warankubise uriya munsi nyine ku neza ntabwo tugiye gushwana ndashaka kubaza impamvu yabona ari njye ndi kumutereta nawe azabimbaza kandi nta nibyo nyine mwana niba yabigutumye mubwira uti yabyanze siko bimeze mubwira uti mama papa bya bintu wantumye yabyanze mama wa pampe noneho uko bimeze kugira ngo umuntu akubitwe uko ariko kose agomba kuba arimo amakosa yakoze byanze bikunze hari agakosa wakoze kameze uteze simbizi ese wakubita umuntu mutashwanye nyine wakubita umuntu atakoze amakosa kuba nangana gutyo urabona nakora ikosa rimeze gute umuntu yankubitira nicyo ndimo kwibaza nawe ese urabona ndizambwa zikora amakosa oya nta kosa wamukoreye naryo mana cyangwa wamuhaye nabi nabi siko nshatse nase kwaye manywa naye namuhaye ahubwo nibwo namuhana agize ibyaha akabaza ati niki atereje akora amajyepfo ko bimeze yahuye n'ibibazo bakintu yahuye n'ibibazo bikaze sasa wowe mu gihe arimo kugukubita nta mbaraga wari ufite yo kwidefanda cyangwa nawe umuhereze arya yindi yitwa gute yindi gaswera oya navuze se ye ntabwo kurwana nabishobora abantu barambwiye ko tubona ngo nawe uri mukatika ngo akubita n'umuntu ahubwo nibwo ngiye kujya njya kuri game najya nkitoza wakina kugira ngo azajya afata yangareba bamufata ejo azajya afata n'igitsina cye nyitemberane ese wabuze n'imbaraga zo kwidefanda ako kanya cyangwa wari wasinze cyane wagukubita nagutungura rero akukubita gutungura ugira ngo byanarangiye yaba nje indi ya mbere hano yitwa suki wakina yo kujisho ibeta gaskwera yo kumbavu yo mu mbavu yaravuga ngo umva n'undi munsi ntuzongere no guhumeka iyo mu menyo yashaka iyo bahita ntuzongere guseka we iyo bahita habe wakina cya polisara turimo guseka ariko birababaje none se birababaje n'ukuri nararize ndihanagura ntabwo naguma ndira cyane abafana banjye bazagira ngo ngiye gupfa kandi ndacyahumeka kandi ikintu kibabaje umugabo wizaniye mu rugo cyane aramwizaniye nanamutereta cyane uko nabanje nkajya mugajije isuka ajya kurya muri resitora mani kinzaneka nkuzaniye ibiryo gukorera ngateka nk'umuntu uri gutekera ikizi ubukwe uzi ko bateka neza akanyama agaceri biki agafiriti umuceri se buryo ugira ni ibiryo byiza ufata inyama nziza ukazikaranga cyangwa wateka igitoki nabwo ukazishyiramo n'inkoko byose ugakaranga ugatanga umuntu mwana nta na telefone icyo gihe nagiraga uzi ko duhora nta telefone nari mfite nkajya kumureba ngo n'umugure sheri tujye kurya sindiriye mu rugo birya ndabyikorera mbigemuriye umuntu ku kazi aho yibereye ubwo nanjye namushinze rero akajya nera za gaswera njye namushinzeho kabisa nkavuga ni ntabwo narigira niba itari hano nkashakisha uburyo mbipfundira abandi batipe baturanye akavuga ati wa mugore n'uriya wakina tera ntabwo nabura ubwenge bigeze mba ntaye mu mago bakubise mu mago sha nyatari kose niki kimushimisha mugabo wawe kimushimisha sibunze byamushimishaga namukoreraga ibiciye amazi se navuga ko nzongera kumukora ari ibi ari byo nanavuga nabyo vuze niki kimubabaza kugira ngo afate akanya ko gukubita umuntu ni ibihe bintu byo byamubabaje ashaka kuba afite ikibazo mu mutwe yarasaze imenya atari muzima cyangwa uriya munsi wese wikubita mu kabari urumva wari uri kumwe n'ikindi cyane wenda suretse ko nta nacyo buryo umugabo yatagusabye ntanagukwe ntagere n'iwanya wari umuswese ufite n'uburenganzira bwo kuvuga hari undi muntu uretse ko nta n'uwo twari tunari kandi mutari yanamuguriye n'akabyeri umva wakintu waramuguriye n'akabyeri ahubwo umutari niwe waguteje umugabo wapi yari yagiye asanze yanagiye kare ariko yamenye amakuru umumotari wari uri kumwe n'umumotari
Sibundi twaba kunywa byo bitwaye kimwa. Twene tunabyemeye. Tunari kumwe se bitwaye. Byaramubaje umugabo wawe. Yanguze iki? Yanze gusangira no mu motari. Shamwana. Yari yagiye umumotari. Ariko mwari mwarangije gahunda zanyu no mu motari. Gahunda se ku kabari. Ikintu nacyo kizikumye. Wamuguriye na byeri? Siko kugura umuntu bitwaye iki? Ese wese nakugurira. Wahabika ukabisa rwose. Kugura umuntu biterwa n'icyo ufite, washa bifite icyo utangura gitanga. Ese niba naramuhaye bitwaye iki mwana? Ese byose umugabo byaramubabaje none. None gusa ko bigiye kumubaza neza sha. Cyo bigiye kumubaza ku buryo bizayiba umuryango mwibye. Azajya yumva birimo neza. Kuko ntabwo nzongera kumuhereza. Azajya yumva ari kugatira nawe riri kundya neza. Kubera ko ntabwo nakongera kumuhereza. Yaranze. Azajya avuga ati burya beti neza ko ari umuntu none ni dayimoni. Azahita amera nk'umukobwa ujya ukoresha ngo yita ko sinamera nkawe. Ubundi ngo wise ntuzi. Mwana munkure kuri izuba nigende. Twarangije rwose. Njewe ikintu ngiye kubwira ni pole sana. Nicyo amamagara. Komeza kwihangana. Ndakugurira n'ibinini mukanya. Wasigaye nawe urahavura. Kantu keza. Pole sana. Nari ngukumbuye. Cyane ukuri urakoze cyane. Genda usaba imbabazi umugabo. Nibyo amamagara gase. Genda umwicaze. Umubazi impamvu agusaba imbabazi. Kujya bijyana biteze. Nyine mukomeze gahunda. Tukomeze iki? Urugendo. Ibyanjye mfite ndabifite ntafite ibye. Si byose. Ariko mwabihuje. Twabihuje se nzabihuza n'abandi. Bira bintu umuntu arabivuka. Uriya n'umutungo wimukanwa. Si byo. Uriya n'umutungo wimukanwa azayimuraho shaka. Nawe azawimuraho shaka. Umutungo turawuvukana tukanawimukana. Kabisa. Urumva? Nawe ari umutungo we yavukanye azawimukana nanjye wanye n'ikinetse. Rero byo kumbwa subundi urabuze. Pole sana. Nyine umutungo urabuze. Naho nzi. Nuherye. Umutungo umuntu avukana. Hano hari abana avuye kwiga bari kubyo. Reka turekera ngaho. Mama wa Pampe. Mama wa Pampe. Ndagushimiye cyane kandi nshimira n'abafana bamamagara bambaza ko meze. Eko nabo nibakomeze kundeba basengere banyeza n'imiti mwana ndebe ko nakira nkatera morale uziko mbasetsa cyane n'icyo Fekero nagiye mwana kabisa tugende rwose so abarimo kurikirana Big Town TV mama wa Pampe umuntu wanyu mwamubonye ibyamubayeho mwabyumvishe nimba ukunda mama wa Pampe muremere base akomeze kwibonera utunini gahunda zikomeze kugenda neza. Hingi ni Big Town TV nje ni Bakti behind the camera ndi kumwe na sister Nina namwe na Kebro. Gahunda zose zagenze fresh kabisa, amashusho fresh, namwe mwafashe time yanyu gukurikirana iki kiganiro kugira ngo byabashimishije ariko byanabababaje kubona mama wa Pampe ameze kuri yakubiswe ngumi nyinshi cyane ariko gahunda ziracyakomeza nakondi. Nimba ufite advice ushaka kumuhereza nimba ufite icyo cyose byaba ari fresh cyane. Hingi ni Big Town TV until next time. Ciao ciao.